igitinyiro ni cyiza, nimuhumure bashumba, nimuhumure bakozi b'Imana, nimuhumure. Igitinyiro cy'Uwiteka ni cyiza, uzongera wishimire kuba umushumba. Igitinyiro cy'Uwiteka ni cyiza, uzongera wishimiye kuba umupasiteri. Igitinyiro cy'Uwiteka ni cyiza, ntabwo uzongera gucumuzwa n'uwo musaraba wambaye. Ndabizi ko harimo abayoboye kubw'igitsure cy'Uwiteka, hari abandi mwumva mwajugunye imisaraba kubera ibiri gukorwa n'ibyo mubona, ariko igitinyiro cy'Uwiteka kigiye kuza ku itorero. Igitinyiro cy'Uwiteka kigiye kuza ku bakozi b'Imana. Igitinyiro cy'Uwiteka uretse. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe, amahoro y'Imana be kuri mwebwe mukurikiranye mama Charlene official. Imana y'amahoro nibahe umugisha. Mwebwe munkurikirana muri mu Rwanda, mu bihugu mu ntara zitandukanye, aho muri mu bihugu by'abaturanyi, aho muri mu bihugu bitandukanye by'Uburayi, muri Amerika, muri Aziya, muri Australia, ni ahantu henshi, ahantu muri mushinzwe umutekano, aho muri kwigisha, ndavuga abarimu, aho muri abaganga, ndavuga abaganga muri iyi minsi, ndetse n'abandi muri mu bikorwa bitandukanye, aho mugenda mudukurikiranira mu bihugu byose byinshi bitandukanye. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, kandi dukomeje no gushimira abantu mukomeje gukora share, namwe abakomeje gukora subscribe ntabwo twabibagirwa, abakomeje kutwandikira kuri comment muduha inama n'ibitekerezo, ndetse mukomeje no kudutera imbaraga. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Dukomeje rero rya jambo ry'Imana uko twagiye turiganira aya magambo y'Imana ari muri Yesaya. Reka turebe mu bice byaho bibiri muri Yesaya 19. Abantu ibice 19, abantu bazinjira mu buvumo bwo mu bitare no mu nzobo zo mu butaka, bahunga igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye. Ubwo azahagurukana imbaraga, aje guhindurisha isi umushyitsi, aje guhindisha isi umushyitsi. Muri aka kanya ndifuza kubabwira ngo igitinyiro cy'Uwiteka, igitinyiro cy'Uwiteka tugisabe kize mu buzima bwacu. Haleluya, haleluya. Igitinyiro cy'Uwiteka ngo aje guhindisha isi umushyitsi. Nifuje kubabwira ko Uwiteka afite igitinyiro, igitinyiro cy'Uwiteka. Abantu benshi ntago barahura n'igitinyiro cy'Uwiteka. Abantu bajya kumva ngo Imana, abakozi b'Imana, ngo mu rusengero, bakumva n'ibintu biraho bidafashije bidashinga. Ariko narinje kubabwira ngo igitinyiro cy'Uwiteka kigiye kugaragara, kandi igitinyiro cy'Uwiteka kigiye kuza mu buzima bw'abantu. Igitinyiro cy'Uwiteka kije ku bantu bayisenga. Igitinyiro cy'Uwiteka kije ku bakozi b'Imana isumba byose. Igitinyiro cy'Uwiteka kigiye kuza mu itorero. Igitinyiro cy'Uwiteka kigiye kuza ku bantu basutsweho ayo mu ihembe. Igitinyiro cy'Uwiteka kije ku bantu bafite igisuzuguriro. Igitinyiro cy'Uwiteka. Mweke mbabwire, abantu b'Imana ubundi bakunda kuba ari abantu basuzugurwa, ariko nimba wari uzi ubwenge, nubona ahantu umuntu witwa umuntu w'Imana, ujye umwubaha. Aho wamusanga hose, naho waba umukoresha, naho waba umusumba, naho waba umurusha amashuri, naho waba umurusha uburebure, naho waba umurusha icyubahiro, niwumva umuntu w'Imana ujye umwubaha. Niwumva ngo inzu y'Imana ujye uyubaha. Niwumva ngo umukozi w'Imana ujye umwubaha. Igitinyiro cy'Uwiteka kereka bishobotse ntuza Farawo akazuka, niwe wakikubwira ukuntu yakibonye. Ureke mbabwire, nimba hari umugabo wakubitanye n'igitinyiro cy'Uwiteka, umwami Farawo nawe aza mu bambere. Uriya mugabo yakubitanye n'igitinyiro cy'Uwiteka. Haleluya. Uwiteka ngo atuma umukozi we
aramubwira ati genda unzanire abantu banjye ubwire Farawo ngo barekure. Yavuga Uwiteka akajya mu bitabo bye yanditse, yavuga Uwiteka agasanga umuntu witwa Uwiteka ntawazi. Hati uwo Uwiteka akora he, hakorera hehe, agatangira kumubaza ati Uwiteka ni bwoko ki. Agira ngo ni ibintu byoroshye. Uwiteka ngo yohereze icyago cya mbere, ntiyamwumva neza. Neke mbabwire, Farawo yoherejweho ibyago 10. Ngo Uwiteka akabwira umukozi ati kubita inkoni mu mukungugu, imbaragasa zikaba zivuyemo, igihugu cyose kigahinduka imbaragasa. Umva ko abantu ari abahanga. Hari igihe Uwiteka acisha bugufi, gucishwa bugufi kw'abana b'abantu. Ubusa ko imbaragasa zibaho. Imbaragasa ntiwayikubita inkoni, imbaragasa ntiwayirasa ikompra, imbaragasa ntiwayizanaho igifaru, imbaragasa ni abakomando b'abadanje Uwiteka yateje mu Egiputa. Ngo imbaragasa ziragenda zijya muri matera kwa Farawo, zijya mu mashuka kwa Farawo, ngo ziragenda zigera no muri bogisa. Si imbaragasa zari zaturutse ku Uwiteka, maze ngo abantu bose bo mu Egiputa bagira ikintu bita imbaragasa. Umva ko bazi gutera imiti. Ariko ngo Farawo arinangira. Hanyuma ngo Uwiteka aravuga ati genda urambike inkoni mu mazi, ndashaka yuko havamo imitubu, ibikere. Uragaterwa n'igikere ariko umutubu uragatsindwa. Umutubu utera iseseme no kuwubona uri kunywa ka cyayi, ntabwo wakongera kukamira. Bateguye ibiryo byiza ajya ko nakabona umutubu ngo yaba bicaye mu ntebe zabo nziza bakabona umutubu ngo urasimbutse. Imitubu iragenda iraba. Ariko reka nkubwire, iyi icyago cyavagaho haza ikindi, baza umunuko w'imitubu wuzuye igihugu cyose. Ngo arongera arikakaza, ngo haza ibintu byitwa ibibugu. Arakomeza arikakaza, ngo amazi yo mu Egiputa yose ahinduka amaraso. Umva ko ngo hari abavumbuzi, nyamara turabavumbuza ariko tuvumbura ibyo Uwiteka yavumbuye. Mujye mwiyoroshya kubaha Imana. Amazi yose ahinduka amaraso, igihugu kibura amazi. Farawo yabonye igitinyiro cy'Uwiteka, twebwe twagiye tubonaho duke. Ariko ngo bageze ku nyanja noneho nyirizina, ngo niho Uwiteka yiyeretse ngo n'abanyamahanga bose. Mureke mbabwire, mwari muzi yuko ikintu Uwiteka yakoreye ku nyanja cyabaye ikintu gitera ubwoba andi mahanga, ngo ku buryo batangiye kudagadwa, batangira gutsindwa, kandi Abisiraheli batarahakandagira, ngo kubera kumva mu matwi yabo ibyo Uwiteka, igitinyiro cy'Uwiteka cyambukije Abisiraheli inyanja. Igitinyiro cy'Uwiteka. Ndashimira Imana ko igitinyiro cyayo kigiye kuza ku bantu bayo. Ubundi igitinyiro cy'Imana nicyo kiduha agaciro. Igitinyiro cy'Imana nicyo abadayimoni batumenyera batinya. Igitinyiro cy'Imana nicyo kiba kwitorera abantu bakaritinya. Igitinyiro cy'Imana kiraje. Uwiteka niko yambwiye. Nagira ngo nkubwire ngo abantu bose bakumenyera nuko hari igitinyiro kitarururuka. Impamvu abantu bavogera itorero nuko igitinyiro cy'Uwiteka kitaraza. Ahantu hatari igitinyiro cy'Imana ubona ibintu bisa n'ibindi. Ahantu hatari igitinyiro cy'Imana ubona abantu bose basa. Igitinyiro cy'Imana iyo kidahari abapasiteri n'abapfumu ubona byose ari bimwe. Ariko narinje kukubwira ngo igitinyiro cy'Uwiteka kigiye kuza icyamugakubitana nacyo. Igitinyiro cy'Uwiteka abanyegiputa barakibonye, ngo babona ariko Imana iteye ubwoba kandi ni igitinyiro koko. Imana yagiye ikora ibintu, burya Imana ikora ibintu icecetse kandi ndayishimye. Ikora ibintu bucece byagera kuri finali ikaba ariho yigaragaza. Hari ukuntu ngo yajyaga ibana n'Abisiraheli, ngo nubwo bageze ku nyanja bakadagadwa, ngo bakabona imbere yabo ngo ari amazi kandi nta n'ubwato burimo, ngo barebe imbere bakabona inyanja, ngo bakebuke inyuma bakabona ingabo nta ntwaro bafite,
ngo barebe iburyo n'ibumoso ngo bakabona imisozi babura ahantu babacikira, ariko igitinyiro cy'Uwiteka batangiye kukibona bataragera ku nyanja. Umva ibintu Uwiteka yakoze, ngo yazanye ngo inkingi y'igicu, inkingi y'igicu cy'Uwiteka, ngo irangije iya mbere izari umwijima, ngo irangije irabagabanya. Ndashimira Kristo, igabanya Abisiraheli n'Abanyegiputa. Iyo nkingi Abanyegiputa bari imbere ngo ntago babashaga kureba Abisiraheli. Ndashimira Imana ko hari inkingi igizana ikaduhisha ababisha bacu n'abashaka kutureba ntibatubone naho haba ari ku manywa cyangwa nijoro itara rigize gute ricanye. Hanyuma ngo iragenda ijya ku Bisiraheli, ngo izana inkingi y'umuriro, ngo ijye bamurikira disi. Imana nishimwe, Imana nihabwe icyubahiro, Imana igiturinda kwibagirwa. Hanyuma ngo imirimo yari iri gukorerwa ku nyanja ntago Abanyegiputa bayibonaga. Hari ahantu habonetse igitinyiro cy'Uwiteka, ngo nibwo bwa mbere mu mateka, sinzi nimba ari nabwo bwa nyuma, birashoboka ko ari nabwo bwa nyuma, ngo inyanja yigabanyijemo kabiri. Naho Uwiteka yabaremeye inzira, hanyuma disi ngo bose bambuka mu mahoro. Umva ikintu nakunze cyane, ngo barimo barambuka, nta vumbi ryari rihari, ngo barimo barambuka nta cyondo kigeze kibakoraho, barimo barambuka nta wanyereye ngo kubera ha hantu havuye amazi, barimo nta vumbi nta n'ibyondo. Ubwo se bamenya ari ibiki? Maze ngo Imana irabavizira. Ndayishimiye nubwo tubona idahari ariko burya irahari. Ngo Abisiraheli barambuka imenya ko bose bashizeyo. Ndayishimye Imana. Ngo maze ngo Abanyegiputa barambuka imenya ko bose bagezemo. Imana ngo ihamagara amazi y'iburyo n'ibumoso ibihurizamo. Hari ahagaragaye igitinyiro cy'Uwiteka. Iyo nkuru igeze mu Egiputa batinye cyitwa Umwisiraheli hava akagera, kandi ngo iyo nkuru igeze mu bandi bose baho Abisiraheli bambukiye ngo barabatinyaga, ngo batangiraga kuganira bati twamenye ibyo Uwiteka Imana yanyu yakoreye ku nyanja. Natwe ubu tuvuga turimo kudagadwa kuko twabonye amaboko akomeye y'Imana yanyu. Imana yacu ifite igitinyiro, Imana yacu ifite igitinyiro, ifite igitinyiro izazana ku itorero. Igitinyiro ntimurebe ukuntu abakozi b'Imana mwirirwa mubagira nk'agapira, mwabagize ibipupe, mubagira ibishushanyo, wagira ngo ni agapira nako ka karere mwirirwa mukinisha, mwirirwa mutera amashoti. Buretse igitinyiro cyiza, umuntu wese amakuru abonye ajya kwandika ku itorero, ayabonye akajya kwandika ku itorero. Hari abarisengeramo barayajyana, ye baba we ngaho abarigambanira, abari buretse igitinyiro cyiza. Umva ko mujya gutanga inama n'ibitekerezo, buretse igitinyiro cyiza. Umva ko ngo muzi gusesengura iby'itorero, buretse igitinyiro cy'Uwiteka cyiza. No kujya kurivuga byonyine muzajya mubanza mukarage karindwi indimi zanyu. Igitinyiro cy'Uwiteka. Ubu ngubu hari abashumba bagenda n'ubwoba, nimuhumure buretse igitinyiro cy'Uwiteka kizaza. Ubu abantu bayoboye itorero muri iyi minsi bafite ipfunwe kubera ibintu byaribayemo n'ibindi birimo biraba, ariko nimuhumure igitinyiro cy'Uwiteka kiraje kize ku itorero. Kwitwa umupasiteri ukitwa umushumba bigutera isoni, bikagutera ipfunwe kubera guhemukirwa na bene wacu, ariko nje kukubwira ngo igitinyiro cy'Uwiteka kiraje ku itorero. Kwitwa umuhanuzi bigutera isoni kubera bene wacu bahanuye mbere batukisha izina ry'Uwiteka. Nje kukubwira ngo humura, igitinyiro cy'Uwiteka kiraje kuri iryo zina. Kwitwa umuvugabutumwa bikagutera isoni kubera bene wacu bavuga ngo ni abavugabutumwa, ariko nimuhumure igitinyiro cy'Uwiteka kigiye kuza ku bantu be. Kwitwa apotere bigutera isoni, kuvuga ngo wafunguye urusengero uri bishop bigutera isoni kubera bishop, aba bishop bene wanyu babaye abanyenda nini, ariko humura igitinyiro cy'Uwiteka kiraje. Igitinyiro cy'Uwiteka kiraje, igitinyiro cy'Uwiteka kizaza ku buryo umuntu azajya agira ubwoba bwo kwandika itorero, abanza ritekerezeho, n'abarivuga tuzajya tubanza tubyibazeho. Igitinyiro cy'Uwiteka ni cyiza. Ngo muje gukora ubusesenguzi, njya mbaboneraga mwicaye kuri kamera ngo muri gusesengura ibyite, muzasesengura n'ibibasesengura. Musesengura ibiki?
itorero ry'umwuka muri sesenguraho ibiki muri sesenguzi muzabanze musesengura iby'amakampani yanyu musesengura iby'ingo zanyu musesengura iby'imibere uzasesengure aho wavuye naho ugeze usesengure n'imbere yawe wowe usesengura iby'itorero rya deperi usesengura ibiki bigize abanyabwako njya mbabona mwicaye ndabaseka nkanabaririra nkanabasengera ngo tugiye gusesengura we wamenye ibiri mu itorero wabibwirwa n'iki uyu munsi twatumiye abasesenguzi muzi gusesengura muzasesengura ibya kovide musesengura iby'agapfukamunwa ujye usesengura ubuzima bwawe bwa marishariyeri usesengura ibyawe urebe ko nabyo uzabibasha usesengura ibya deperi ngasesengura umbwire nuko imeze mu minsi iri imbere sesengura umbwire umugambi w'Imana ese undi mwajya mubisesengura bitaraba yewe cyokora muri abasesenguzi mwagiye mubisesengura bitaraba kuki mutabisesenguye bitaragera kuki ko muri abasesenguzi byageze hano muri mwigeze abanajya mwigira abanyabwenge mwirirwa mwicaye ku itorero ry'Imana ngo urabona ngo runaka ngo yabigenje gutya ntabyo muzi mujye muceceka kuko muzakorwa n'isoni namwe igitinyiro cy'Uwiteka kizaza ku itorero igitinyiro ni cyiza nimuhumure bashumba nimuhumure bakozi b'Imana nimuhumure igitinyiro cy'Uwiteka ni cyiza uzongera wishimire kuba umushumba igitinyiro cy'Uwiteka ni cyiza uzongera wishimiye kuba umupasiteri igitinyiro cy'Uwiteka ni cyiza ntabwo uzongera gucumuzwa n'uwo musaraba wambaye ndabizi ko harimo abayoboye kubw'igitsure cy'Uwiteka hari abandi mwumva mwajugunye imisaraba kubera ibiri gukorwa n'ibyo mubona ariko igitinyiro cy'Uwiteka kigiye kuza ku itorero igitinyiro cy'Uwiteka kigiye kuza ku bakozi b'Imana igitinyiro cy'Uwiteka uretse igitinyiro cy'Uwiteka ni cyiza ngo abantu bazihisha imirindi y'Imana igitinyiro ni cyiza barigambaniye muzajya mu kaga igitinyiro cy'Uwiteka ni cyiza abayifuje ko ririmbuka ariko ngiye narumiwe umuntu atema igiti akicayeho hari aho akavukiye mu itorero ukarikuriramo warangiza ukajya no kurigambanira ukarijyana mu mva hari cyo kikujyanye ngo uje gusebya abantu b'Imana nta butumwa ubazaniye nta Mana yagutumye ukaza ngo uje kubakoza isoni ngo uje gushyira ibyabahabona uzakira ibyabahabona se ibyawe ntibizajya habona wowe ninde se wakubwiye ko iby'abashumba ari byo bizajya habona gusa n'ibyo bavuga butumwa bizajya habona n'ibyo abahanuzi bizajya habona n'ibyo abagore mu ngo zabo basenga bizajya habona n'ibyo abahanzi n'ibyo bavuga buri wese mu ruhande rwe itorero ry'Imana ndashimira Imana ko igitinyiro cy'Uwiteka kizaza ku itorero kandi icyo gitinyiro ni cyiza noneho kizaza ari rukuruzi n'abaryanze bazarikunda icyo gitinyiro cy'Uwiteka ni cyiza haleluya haleluya icyo gitinyiro ni cyiza kuvugwa nabi ntago bizongera kugaruka mureke mbabwire hari ibintu Imana igiye gusezerera nyuma y'ibyo iri gukora n'ibyo Satani azakora kuko Imana si iri gukora yonyine hari igihe Imana iza gukora na Satani agaprofitiramo nyine kimwe nuko na Satani akora Imana ikagira gute nayo ikabyungukiramo nyuma y'ibiri gukorwa n'ibindi bizakorwa mutazi Imana ishyize igitinyiro cyayo ku itorero ndetse ishyize igitinyiro ku bantu bayo abaryandikaga nabi bazatangira baryandike neza abari harabikaga bazarivuga neza abarivuyemo mureke mbabwire Imana yigeze imbwira ukuntu abantu benshi bagiye kuva muri ADPR irambwira ngo benshi bazavamo benshi ariko imbwira ijambo ryiza irambwira ngo bazagenda sinzajyana nabo ujye ugenda uzi ko utari kumwe n'Uwiteka ugenda mugende n'abandi mugiye kunanirwa mugende shanza hari gumamo reka mbabwire kereka ninzajya ahantu ritaba hari ariko mba numva nazacishinga ADPR yanjye bizwi n'Imana mugende murivemo abandi muryango abandi muri gamba nandi muri korere mu bugome ariko iri torero ry'Imana rigiye kuzamo igitinyiro cy'Imana rigiye kuzamo icyubahiro n'ubwiza bw'ijuru umuntu wese uzaribera umushumba icyo gihe azicara avuga ati Imana yo muri iri torero nihabwa icyubahiro n'Imana idata itorero ryayo igitinyiro cy'Uwiteka kizaza muri iri torero abantu baze bari batirizwemo ari benshi niyo mpamvu kurivamo ari ukuhagira inkoko igitinyiro cy'Uwiteka kizaza muri iri torero abantu bishimire ko ari abakirisitu bo muri iri torero
igitinyiro cy'Uwiteka kizagaruka muri iri torero, isuka imbaraga ku bakozi bayo. Igitinyiro cy'Uwiteka izasuka ubumwe n'ubwiyunge. Igitinyiro kizaza ikiri ibintu mu buryo buri wese ajye mu mwanya we. Igitinyiro cy'Uwiteka ni kiza ku basenga, bazavuga ngo iyo twasenze n'Imana. Igitinyiro cy'Uwiteka kizaza ku bakozi, bishimire ko ari abakozi. Nje kubwira umuntu wese w'umukirisitu aho uteranira hose mu itorero iryo ari ryo ryose, abari muri ADPR n'abatari muri ADPR, nje kubabwira ngo nimwubahe Imana. Igitinyiro cy'Uwiteka kizigaragaza, hanyuma iyo wasenze igaragara. Igitutsi n'igishungero, igitinyiro cy'Uwiteka ni kiza, bizahita bituvamo. Imana izatwambura igitutsi, itwambura igishungero, izabitwambura nk'imyenda y'inshwambagara, itwambika umwenda w'icyubahiro.